dusimbuka tujya ku murongo w'umunani n'uw'icyenda. Ndagenda mbabwira n'igihe cyo gusoma. Nituva turasoma mu rwandiko rwa Tito igice cya kabiri umurongo wa 11 n'uwa 12, ariko ndaja kuwusoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana mu Kinyarwanda cy'iki gihe. Nje gusoreza mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 15 ngeze ku wa 17. Minota bamaye nubwo ntayirangiza kuko numvise ko ari igitaramo cyane cyo guhimbaza Imana mu buryo bw'indirimbo, nanjye ndazikunda. Reka dusome Abefeso 2 umurongo wa 4 n'uwa 5. Haravuga ngo Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, bw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Tuje ku murongo w'umunani n'uw'icyenda, nushaka turangize n'uw'icumi. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Tito igice cya 2 umurongo wa 11 kurangiza wa 12 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo rega ubuntu bw'Imana bwamaze kugaragara, nibwo soko y'agakiza k'abantu bose. Cyane cyane umurongo wa 12 ndabinginze tuwiteho tuwumve cyane. Haravuga ngo ubwo buntu butwigisha kuzinukwa imico yo kutubaha Imana. Ubwo buntu butwigisha kuzinukwa imico mibi yo kutubaha Imana no kurarikira iby'isi, kugira ngo muri ibi bihe bya none tumenye kwifata, tugire n'imibereho itunganye yo kubaha Imana. Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 15, mwumva y'amagambo: mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana, kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe, kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuraga umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Ariko cyane cyane umurongo wa 15, mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana. Nimwenyemere mbahobere turamuye ibiganza mubiramure mbabone. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Abawushaka Imana ibaho umugisha. Bumve cyane Imana ibaho umugisha. Munarambuye ibiganza rwose Imana ibaho umugisha. Dushimiye Imana yateguye iki giterane ikoresheje abana bacu, inkoramutima zacu, korari ibyiringiro. Ndabakunda, twabanye kenshi, mwage mundumira no mu bitaramo no masengesho ndabyibuka, sinshobora kubyibagirwa. Reka nongere mvuga ngo Imana ibaho umugisha. Shimira cyane cyane ubuyobozi bw'itorero bwateguye biriya byiciro, nabyumvise ibiterane byo kuririmba no guhimbaza Imana gusa, nta kindi kintu cyiza kingana mu ijuru nicyo tuzakora. Bayobozi beza bateguye izo gahunda, mukagira n'izivuga butumwa. Reka nongere mvuge ngo Imana ibaho umugisha. Ndashimira mwese itorero n'abavuga butumwa baje mu jabakorari mbita bavuga butumwa bakomeye, uhereye abaturutse ku Gisozi na pastori n'abahano mwese n'abandi bashyitsi baje. Reka nongere mvuge ngo Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Mzumve cyane Imana ibaho umugisha.
ijambo bansabye kuganira nararyishimiye, ariko ni isomo rinini yari rikwiriye kuba ari amahugurwa, kuko kuva Bibiliya ya n'isezerano nshya ryandikwa ubwo buntu bwagizweho impaka nyinshi kugeza na n'uyu munsi. Iyo tuvuga ubuntu ni ikintu uhawe utatanze ikiguzi, utatanze imitungo yawe, utatanze amasambu yawe, utatanze amafaranga yawe, ni ikintu uhabwa n'impano. Iyo tuvuga ubuntu ni ikintu wahawe utakiruhiye ngo wiyicyuya nyuma yaho ukabona uragihawe. Narinjira muri detaye tuganira abo twabanye bo kenshi nage mvuga uwo muntu. Hari abashyitsi badusuye tugituye hanze bavuye muri Amerika, havamo umupastori atubwira inkuru y'umuntu umubyeyi w'iwabo ibi by'uburenganzira bw'ikiremwa muntu bitarakomera cyane. Agace yaratuyemo aratubwira ngo nta mwijima bazi, bubaka amazu bagategura icyumba cy'umwijima cyo kwerekeramo abana babo umwijima. Umunsi umwe umwana ahemukira se, akana k'agahungu yatubwiye banza kari gafite imyaka 12 arakabwira ngo nukuri ndakuraza muri kiriya cyumba cy'umwijima. Ariko nyuma ya haricara aratekereza, aravuga ati ko umwana wanje mukunda nimuraza mu cyumba cy'umwijima wenyine ntazamenya agaciro k'urukundo mukunda. Namuraje mu mwijima, namuraje mu mwijima. Cya kabiri, nindakimurazamo ntabwo azaha agaciro ukuri kwanje kuko namurahiriye. Ngomba gusohoza icyo navuze, ariko muri ubu buryo. Umwana wanje akurara mu mwijima wenyine, ndagenda kandi sindeje agaciro ukuri kwanje, ndajana n'uwo mwana turarane muri icyo cyumba cy'umwijima, abona urukundo rwanje. Ikigeretse kuri ibyo azaha agaciro ukuri kwanje. Aratubwira ngo umubyeyi ahamagara umwana aramubwira ngo wampemukiye, kandi kumpemukira icyemezo nafashe sinshobora kukireka, ariko kugira ngo udatesha agaciro urukundo ngukunda mwana wanje, ndamanukana nawe muri icyo cyumba cy'umwijima tuhararane. Icya kabiri uzaha agaciro ukuri kwanje n'indahiro. Yaratubwiye ngo umwana we bamanukanye mu cyumba cy'umwijima arira, bararamo umwana akanuye ntiyasinzira. Bukeye avamo n'umubabaro, ngo ntiyababazwa nuko yaraye muri icyo cyumba cy'umwijima, ababazwa nuko yaraje se muri icyo cyumba cy'umwijima kubera ikosa rye. Ariko umwana amenya ukuri kwa se, amenya n'urukundo rwa se, maze adushyiramo aya magambo tugiye kuganira tuzakwinjira mu buntu. Niko Imana yabigenjeje. Aravuga ngo Adamu Imana imaze kumurema ari mwiza, imuhaye ibintu byose, ishyiraho itegeko iramubwira ngo umunsi uzarya kuri ziriya mbuto za kiriya giti ni ukuri gupfa ko uzapfa. Imana rero ihagarara kuri icyo yavuze, ireba nararahiye ko gupfa umunyabyaha azapfa, ariko nibapfa ntibazamenya ubuntu n'urukundo rwanjye kuri bo, ahubwo ndemera kuzabana nabo. Aravuga ngo Yesu yinjira mu muntu, avuka nk'umuntu, kandi avukira ahantu hagikende mu mwijima, kugira ngo tumenye ukuri kw'ijambo rye n'urukundo rwe. Yesu yikorera ibyaha by'abari mu isi bose, uhereye ku babayeho n'abariho n'abazaza. Yiyambika ibyo byaha kugira ngo tumenye ubuntu bwe, urukundo rwe, kandi tumenye n'ukuri kw'Imana. Ababyumvise haleluya, asangira natwe uwo mubabaro. Ndaganiramo amagambo ingingo 3 kugira ngo nihute. Ingingo ya mbere turaganira imirimo y'ubuntu bw'Imana. Imirimo y'ubuntu bw'Imana, imirimo mike y'ubuntu bw'Imana ni myinshi, ndavuga duke imirimo y'ubuntu bw'Imana. Ingingo ya kabiri
mbabwire icyo ubuntu bw'Imana butubuza n'icyo butwigisha. Icyo butubuza butwihaniza, icyo butubuza n'icyo butwigisha. Ingingo ya gatatu ni cyitonderwa. Kubwire ngo kubguma mu buntu bw'Imana no kubivamo biri mu biganza byawe. Reka nongere nsubire muri aya magambo nje gutsindagira. Ijambo rya mbere turaganira ku mirimo mike ni myinshi ikomeye ubuntu bw'Imana budukorera. Imirimo ubuntu bw'Imana bukora mu isi yose. Cya kabiri babwira icyo butubuza n'icyo butwigisha. Icya gatatu kubwira ngo ni cyitonderwa ubwo buntu bw'Imana n'uburenganzira bwawe kubugumamo no kubuvamo biri mu biganza byawe. Twasomye amagambo Paulo yanditse ari muri gereza y'i Roma, yandikira itorero ababwira inyigisho zibanze zari zibanze. Rwandiko rw'Abefeso rwitwa ngo ni ubumwe. Ubumwe kandi ubwo bumwe bw'iki? Umwe bwacu na Kristo, ko Kristo ari umutwe, twe tukaba ingingo z'umubiri we. Bisobanurwa ngo dukozeho abareka akora kuri Kristo, ukoze kuri Kristo abareka dukoraho, turumwe nawe. Atugereranya n'inzu, ariko Kristo akaba ibuye ngo ryisanganya rukuta hariya mu rukuta ibuye n'inzu, turumwe nawe. Icya gatatu atugereranya na fiance, avuga ko turi abageni nawe akaba ari umukwe. N'urwo bumwe twe nawe. Maze hano atubwira icyatumye tubumwe tukaba muri ibyo bintu, muri ubwo bumwe. Arabwira ngo uhereye ku murongo wa mbere wa kiriya gice cya kabiri, yaravuze ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. Abapagani buriya nubwo yabangana ate, yabakomeye ate, kurya tubona yaba afite bya bindi Imana izimubona asa naho ari mu rupfu upfuye, twe turi bamuzuka. Aravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, kuko mwakurikiraga imigenzo y'akamera nk'abandi bose uko babikoraga. Ariko ngo bagere kuri uriya murongo aravuga ngo kandi twarabakugirirwa umujinya nk'abandi bose. Aravuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, umutunzi w'urukundo, ngo aduhindurana bazima na Kristo. Ababyumvise haleluya. Mbaze ngo agera aravuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije. Si ubwiza mwari mufite, si icyubahiro mwari mufite, si ubutunzi mwatanze, si amasambu yanyu yatanzwe, si amashuri mwari mufite. Birya mwavuze abagiye bakurwa hirya no hino, twe Yesu uko tungana n'uwagaragaraga ko ari igitangaza bose Imana abonaga bari mu rupfu, ahubwo mwana wa batafite n'icyo gisheshe cyo gucyara, bose mu rupfu bose bari mu rupfu. Ariko aravuga ngo Imana ko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Ababyumvise haleluya. Ubuntu nibwo bakiza. Maze ku murongo w'8 ubwo buntu kiza kibwakira. Aravuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Amaboko azayakira ubwo buntu bw'Imana no kwizera. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye ku mirimo yanyu. Ngo mvuge ngo maze imyaka ndi umupastori, maze imyaka ndi umuvuga butumwa, maze imyaka ndi umuririmbyi, maze imyaka ndi umukristo. Sico kiza kibagira, sico kitugira abakristo. Natanze amasambu bubakamwa mu isengero, sico kitugira abakristo. Bikarekera si kubw'imirimo twakoze. Aravuga ngo ahubwo n'ubuntu bw'Imana. Ababyumvise haleluya. Abona kuvuga ngo kandi cyo yaturemeye, cyo cyatumye turemeye imirimo myiza iyo Mana muri Kristo tutarabaho, kugira ngo nituzabaho tuyikore. Ubwo buntu rero reka mvuge imirimo ine budukorera. Ishimangirano wa gatanu niruke. Icya mbere ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye tubabarirwa ibyaha byose, birya byose uzi n'ibyo utazi, birya wakoze n'ibyo ugisitaramo, tugushigikiye ngo ubikore n'ibyo ugisitaramo. Yesu ku musaraba Imana imushizeho bya byaha byose. Urwandiko rwa kabiri rw'Abikorindo 5 umurongo wa 21 haravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha ngo Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ababyumvise haleluya. Indaya, abajura, abicanyi, abanywara umogi, barya bakoraga bya bindi byose n'abakiriko babikora. Yesu abyishyiraho ku musaraba. Jambo rya gatandatu
aravuga ngo byose birarangiye. Igitambo akirangije ashikiriye gucungura abantu, byose birarangiye. Irya karindwi aravuga ngo data amaboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye. Ababyumvise haleluya. Icyo gituma turirimba indirimbo 105 muzo gushimisha. Ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwanguyeho ya migozi. Byavuye se kuki? Byavuye kugushaka kw'Imana yonyine. Soko nari mwiza habanama n'ubuntu bw'Imana yangiriye. Ababyumvise haleluya. Uko waruri, uko wasaga, nuko n'urubanza rwawe, Yesu yabyikoreye byose. Reka mabwira ahantu haba confusion, indambara z'abanyamadini n'inyigisho ziriho mu minsi ya nyuma, kandi zariho mu kinyejana cya Yesu. Kwaragira ngo nibyo oya, ba Paulo bandika, Petero rwandiko rwa kabiri yandika, urwandiko rwa mbere rwa Yohana yandika, n'urwa Yuda yandika. Harimo confusion y'ubwo buntu bw'Imana. Hariho abantu mwumva abantu bavuga uko bavugaga, hariho benshi. Hariho groupe y'abantu yavugaga ngo Yesu na Kristo ni babiri. Nigaze kubivuga na hano kandi. Aravuga ngo Yesu yabyawe na Mariya, ariko Kristo yinjiye muri Yesu wa munsi abatizwa, ijoro rigakinguka, ijwi ry'Imana, umwuka akamanukira hasa n'inuma, ijwi ry'Imana rikavuga ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira, abari bamwumvira. Bakavuga ngo abo ngo Kristo yinjiye muri Yesu wa munsi, nibwo Yesu ari umuntu, Kristo amwinjiramo. Yesu ni umuntu upfa, ariko Kristo ni umuntu udapfa. Bakavuga ngo Kristo amaze kwinjira muri Yesu akora ya mirimo yose yabayeho tuzi, ibimuga, impumyi, bitangaza bikora. Aravuga ngo Yesu, Kristo abikorera muri Yesu izuba riva. Ageze ku musaraba, kuko intego ye kwari kuza kumaraho icyaha, burya amaze kuvuga ngo byose birarangiye, abo bigisha bakavuga ngo Kristo kuko ari umwuka udapfa, ngo yahise asohoka arangije ikibazo cyose, hapfa Yesu. Bakavuga ngo Yesu ntiyazutse, ko ryapfuye agahamwa ntiyazutse, kuko Kristo umwuka udapfa uyari yamaze kugenda. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, bakavuga ngo umuntu wese uvuga ko hariho icyaha, mwumviki nibyo biri hanze. Umuntu uvuga ngo hariho ibyaha abari kapfobya amaraso n'agaciro k'ibyo Kristo yaje gukora muri Yesu. Kristo yararangije. Washaka abagore 10, washaka 20, nta cyaha kikiriho, cyararangiye. Kristo yaje kukirangiza muri Yesu. Nuvuga ngo hariho icyaha, kuratesha agaciro ibyo Kristo yaje gukorera muri Yesu. Abo maze baragwa baja mu byaha. Nusoma mu Roma, Paulo ari kavuga yerekana ubuntu bw'Imana, igice cya 6 murongo wa mbere, yaravuze ngo dukore ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Aravuga ngo ntibikabeho, twebwe abapfuye ku byaha ni gute twabiramiramo. Ababyumvise haleluya. Batesha agaciro. Yohana yaranditse barya avuga ngo nimwumva umuntu navuga ko Yesu yaje adafite umubiri, adafite umubiri, atavuga ngo ubwo buhanuzi wa mwuka n'uwandi Kristo, ariko bazavuga ko Yesu yaje afite, Yesu Kristo yaje afite umubiri, uwo ni uva ku Mana. Abo turi kumwe haleluya. Bariho bavuga gutyo. Hari abandi bavugaga ngo kugira ngo ukire, icyo shaka kuvuga abo bashoye abantu mu byaha kugezana n'uyu munsi, kwarandikwa n'igitabo cyabo gisigikira nabijya by'ubutinganyi. Bavuga ngo umuntu wamaze kubabarirwa akarokorwa, Imana ndi yamwica n'inyabuntu, rya jambo ntishobora kuduhemukira ndi yatwica n'inyabuntu. Bakora ibyaha kandi bumve ko bari mu buntu. Barabeshya. Ubuntu ntibwaje gushigikira ibyaha nari. Hari abandi rero bahagaze bavuga ngo ubukristo bugomba kugendana n'amategeko ya Mose. Umuntu yakora ibyaha tukaba twanamutera amabuye. Bavuga ngo ibyaha ugasanga n'abantu basa n'abashaka kwera, bakazana amategeko menshi kandi ko bayarundanya, ntabahindura bakiranutse, ahubwo abahindura indyarya, bakayabamo batayubaha, ari indyarya mu mategeko, bakaba bapagani bo mu mategeko. Nkagutera amabuye ibyaha nkora, ariko ngahinduka ngabo mukiranutse nkagutera amabuye. Bahagarara muri ayo mategeko ya Mose, basa n'abahagaze mu gukiranuka kandi badakiranuka. Abo bose abo bahagacira ibyaha,
bikaruta imbabazi z'Imana, bikaruta ubuntu bw'Imana, ibyaha bikaba imisozi, abantu b'Imana bakaba n'uwagize ikosa aho kumuramira, abo ngabo bazafata amategeko ya Musa kuba twamuhamba akanapfa. Ariko reka nongere nkubwire iki, ubuntu bw'Imana bwaje guhanaguraho icyaha kuri urya wese ubwizera. Ababyumvise haleluya. Ibyaha wakoze byose uko byakabaye, nongere nkubwire ibi ngibi, birya wakoze byinshi Satani aza kubwira ngo ntiwababariwe, uzamubwire ngo Yesu yarabirangije byose ku musaraba. Uwiteka umucamanza yamonyeho amaraso, ntacira urubanza rubi anyitukiranutse, yarancunguye ngo mbuwe niko kunyishingira, ubwo adapfa asingipfuye nje na Yesu turumwe. Ababyumvise haleluya. Satani nakuzanaho ibirego, iteka ahora atondagura, wakoze ibi ntiwababarirwa, wakoze ibi, wakoze biri. Uzamubwire ngo biriya byose narabikoze, ariko Kristo amaraso yiwe yampanaguye ibyaha byose ambindura umwere ndumukiranutsi muri Kristo. Ababyumvise haleluya. Ya majwi yose avugira mu mutwe, mu mutima wawe akubwira ngo uruwo kurimbuka, uyabwira ngo hoya Yesu yararangije ikibazo. Sange Yesu, ubuntu bw'Imana mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, si imirimo ahubwo n'ubuntu bw'Imana. Bumaze kutweza buduhindura abana b'Imana bwite, abana b'Imana. Umvike ngiki, nukuri bwaduhinduye abana b'Imana 100%, si 99%. Nimba wizera 100%, Bibiliya ntibeshya. Yesu ubutumwa uko bwanditswe na Yohana cyagice cya mbere umurongo wa 12, nyamara bemeye Kristo kuko ubwo buntu no kwizera Kristo, bamwizera Kristo ni bwakiza abamwizeye bose. Iyo bavuga bose munyumvike bana bose, babirenze inzego z'amadini, babirenze inzego z'amoko, babirenze inzego z'ibihugu. Kuko igihe cya Yesu abayuda bumvaga ko ari bo, ariko niwumva ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizera wese, byarenze inzego z'amoko, inzego z'amadini, inzego z'ibihugu. Niwumva bavuze ngo mwese karabwira itorero rimwe abanyamahanga n'abitwa abayuda ni bose ni hamwe. Ariko niwumva bavuga abantu ku giti cyabo hazabarotora havuga izina ryabo. Ariko reka nongere kubwire ngo abemeye Kristo bose bakamwakira bakizera izina rye, idini ryose barimo ubita uko ushaka wowe, ariko abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntibabyawe n'ubushake bw'umuntu, babyawe n'Imana yo mu ijuru. Ababyumvise haleluya. Ewe babaye abana b'Imana we, n'abana b'Imana we, n'abana b'Imana we, n'abana b'Imana we. Bamwizera we. Cyagice cya gatatu cya Yohana 16, kuko Imana yakunze abari mu isi, si igihugu kimwe mu isi, amakontina yose, zatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ubwo ni ubuntu kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Abo Imana ibaha ikimenyetso cyitwa umwuka wera. Nusoma Abaroma igice cya 8:14, muzamusoma mwumve neza. Abayoborwa n'umwuka w'Imana usanga bose uzarenga bose. Utu twebwe tugenda dushiraho imbibi z'amadini yacu, ibyo ni ibyacu. Nitugera mu ijuru nta cyapa tuzabona cy'idini, hazagenda bakijijwe ababaye abana b'Imana. Ababyumvise haleluya. Babaye abayoborwa n'umwuka w'Imana bose, abo nibo bana b'Imana. Akashimangira iryo we, Satani nagutereza umwira ngo tuza shita n'umwana w'Imana jewe. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3 umurongo wa 2, oya hereye no ku murongo wa mbere. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3 ure ku murongo wa mbere ukarageza 3, aravuga ngo murebe urukundo rutangaje ruhebuje data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, ngo agera kwitwa no kubana ibintu bibiri. Ahita yitwa ngo kandi niko turi rwatumye duhinduka abana b'Imana, niko turi. Arabura cyo gituma bisi batatuzi kuko batamumenye. Ahita ashimangira umurongo wa 2 ngo aravuga ngo bakundwa ubu sejo, ubu turi abana b'Imana, kandi uko tuzamera ntikurerekanwa. Nicyo gituma tukirwaza hari uko tutaramera, ariko umunsi Kristo niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari. Ababyumvise haleluya. Ntawabyigize, ntawigize cyo, ntawigize ko mwana twabigizwe n'ubuntu bw'Imana.
tumaze kuba abana b'Imana tuba baragwa bijuru. Reka uzubwira shitani ngo ndi umuragwa w'ijuru, mwisi nintabona n'inzu nintabona n'igare. Shareka kubwi nushaka uzabe hahandi uko hari kose, uzabwira shitani ngo ndi umuragwa w'agakondo yo mu ijuru jewe. Urwo rwandiko rw'Abaroma igice cya 8 umurongo wa 15 kugeza kwa 16 kugeza kwa 17 yaravuze ngo umwuka w'Imana kitwaha umwuka w'ubwoba undi utitiza abantu gusubize mu bubata. Bindi ngunda kuvuga kenshi iyo ngeze muri ibyo simbura kubivuga, bititiza bikazana n'amahanuzi y'ibinyoma yo guhaha muri ay'ubwoba. Kitwaha umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata, oya twaha umwuka w'imbaraga udutakisha ngo abadata. Twebwe ahitavuga ngo umwuka w'Imana uhamanya n'uwacu yuko turi abana b'Imana, maze ashimangira ngo ubwo turi abana b'Imana turi n'abaragwa b'amasezerano y'ibyasezeranijwe. Ababyumvise haleluya, turi abaragwa b'agakondo yo mu ijuru. Turabaragwa we Imana yaduhaye gakondo mwe, turi mu isi ariko iwacu ni mu ijuru. Turabaragwa bagakondo mu ijuru. Cyo gutuma Paulo abwira Abefilipi ari muri gereza igice cya 3 cy'Abefilipi umurongo wa 21 avuga ngo twebweho muhumure, ari muri gereza ntareba, iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kwa sava. Iwacu ni mu ijuru, uzaza guhindura imibiri yacu gucishwa bugufi akayishushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, ubone ufite imbaraga zimubashisha kwiganurira zose. Turabaragwa bagakondo mu ijuru. Icyakane reka nongere mubwe uko turi Imana ni nubona uraririmba bigacamo, ukabwiriza ubutumwa bwiza bigacamo, ukabona ibyo ukora byose biragenda bigacamo, ukabona urwego Imana igenda kuzamura, ndukazamura ibitugu uzamanuke wabiheshejwe n'ubuntu bw'Imana. Imana ni kuzamura abantu ndi bazakumanura, ariko ni kumanura abantu ndi bazakuzamura. Impano zose dufite n'ubuntu bw'Imana bwazitugabiye. Nusoma Abefeso uhere ku gice cya 4 umurongo wa 7 uza kurangiza wa 11. Baravuga ngo Yesu amaze kuza, impano ziba mu buryo butatu. Rekavuga hari buryo butatu. Hari impano zitangwa n'Imana bwite. Imana zihana abapagani, sanga imuha ubwenge buruta bwawe, mu mashuri akakurusha, yaje mu mbindu akuzu agacuruza kunguka, akagira amazu meza, uwo mu Kristo utayafite. Ubwo bwenge Imana ni butanga ibuha bose, igaha umupagani akaba yayobora ahantu mu Kristo akananirwa kuyobora n'umudugudu. Iyo ni impano Imana niyo zitangira bwite, kuko nusoma no mu Baroma igice cya 13 ubuyobozi bwo n'Imana ibwishyiriraho ni impano. Ubw'Imana bwarangije byose, ntacyaha kikiriho wanjijiwe. Aramubwira atari ko njibyo nize ntibinyemerera ibyo. Ejo buno musibejo uwaza kunsura abimba, ndamubwira nturamenye, fata bibiri ubuntu bw'Imana tibutwemerera gukora ibyaha. Narya Paulo avuze ngo dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage ntibikabeho. Akabwira ngo sigaho, kagaruka nawe ndi wakubonye, butwigisha kuzinukwa, mvano kuzinukwa imico mibi yose yo kutubaha Imana. Unona kuzaniraho blague zose zitari zukuri, kakuzana n'amashengo mabi agushora mu byaha, uzamuvira uruhande n'umurozi w'ubuzima bwawe. Butwigisha kuzinukwa imico mibi yose yo kutubaha Imana. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, bukatwigisha kuzinukwa irari ry'ibyisi. Irari ry'ibyisi rimwe ibintu bitatu, kandi ubu ngubu ni icyorezo. Kugira ubutunzi, amazi ndafite mama, Imana iguha umugisha, yashyira yarandanywa norotse. Irari ry'ubutunzi, Imana izabaho ubutunzi. Kandi hari abanditsi bazavuga ngo burya Yesu, hari abantu benshi bazafata nyamutunzi na Yesu, burya Yesu amuvuga ngo ari mu gituza cya Aburahamu,
umukene nako umukene Lazaro ari mu gituza cya Aburahamu ngo nyamutunzi ari mu muriro. Bakaba bafatanga abatunzi bose nabaja mu muriro. Ahubwo abanditsi bazi gucukumbura baravuga ngo kuja mu gituza cya Aburahamu. Aburahamu yari umukungu, yari umutunzi. Shaka kwanza kumwereka umutunzi yagira ubutunzi agatunga, ariko agatunga n'Imana mu buzima bwiwe. Nka Yobu kabandi bose, Aburahamu umutunzi. Ndiyabonye ari mu gituza cy'Imana. Mu gituza cya Aburahamu bisobanurwa ngo umutunzi, yari umutunzi. Mukene, ubwami bw'Imana burimo abatunzi, burimo n'abakene. Na wa mukene nabaja mu gituza. Ariko ubutunzi sibwo bwahinduye wa wundi ngo bumujyane mu bwami bw'Imana. Reka mvuge irari ry'ubutunzi ritumubeshya, ritumugambana, ritumukuza mugenzi wawe ku murimo kugira ngo ubujeho. Ubuntu bw'Imana burabyanga, burabibuza. Usenyera umugore mu rugo rwiwe ngo urujyemo kandi witwaje ngo n'Imana yavuze. Ubuntu bw'Imana burabyanga. Twigisha kwirinda irari ry'ibyisi. Iryo rari ririmo ubutunzi, ririmo icyubahiro, kurwanira ibyubahiro, ririmo ubusambanyi. Nibwo bwinjiye mu niki cyorezo kiriho cy'ubutinganyi, kandi hirya no hino kiriko gitangirwa amafaranga akomeye. Bibiliya kirahindurwa, Bibiliya ko zirahinduka. Ibimbabwira n'ukuri, turabikurikirana n'ukuri. Muri Amerika hariho ubu unubikurikirana, uzabikurikirana uzambwira. Abayuda bariko badekarara ngo isezerano rishya rikurwemo, isezerano rishya rikurwemo, ngo kuko isezerano rishya rirabatukisha rigatuma abantu bose bahinduka abanzi babo muri izi ntambara ziriko ziba. Ngo kuko bavuga ngo bishe Yesu mwene wabo, ngo ingaruka ibariho ni kurya bavuze ngo amaraso ya Yesu ngo abajeho n'abana babo. Ngo none iyi ni ingaruka bati icyo kiriya gitabo kiriya kiriko kiraturemera ubugome mu mahanga yose ngo atwange. Ubu ko kirahimira ngo bakureho isezerano rishya, bakureho isezerano rishya. Hari ababyemera n'abatarabyemera, kandi n'ibigenda uko bigenda bize. Ikindi baravuga ngo izi nyigisho zo kubwira abantu ibyaha ni ukubambura uburenganzira bwabo, ni ukubambura agaciro kabo, ni ukubahahamura. Tubabwire urukundo rw'Imana na bwa buntu bw'Imana, bagume mu byaha bari no mu buntu. Ubuntu bw'Imana butubuza gukora ibyaha, bukatwigisha kuzinuka irari ry'ibyisi. Irari ry'ibyisi birimo icyubahiro, kubirwanira, birimo ubutunzi, birimo n'ubusambanyi. Cya gatatu, bukatwigisha kwirinda. Reka nongere shimangirire, Abanyarwanda n'abakunda bavuga neza barakabyara. Baravuze ngo wigize agatebo, ngo ndakuvugira ijambo, ngo wigize agatebo ngo wagira ate haryara. Bisobanurwa ngo biri mu biganza. Hari uriya mwanditsi aravuga ngo ubwo buntu butwigisha kwirinda kugira ngo imibereho yacu ibe itunganye imbere y'Imana. Icyo nicyo butwigisha, butubuza gukora ibyaha, bukatwigisha kuzinukwa imico mibi yose mibi yo kutubaha Imana. Cya kabiri, kwirinda irari ry'umubiri ririmo ubutunzi, ririmo ubusambanyi, ririmo n'ikekende n'icyubahiro. Biza kubirwanira no kwangana. Tubyirinde. Kigaretse bavuze ngo twirinda. Uwo ni wowe. Icyitonderwa shimangira ngo ubwira ubwo buntu buri mu biganza byawe. Ndashoje, buri mu biganza byawe. Wakwemera kubugumamo, wakwemera no kubuvamo. Baryavuga ngo uri mu buntu bw'Imana ntiyabuvamo. Ndashoje. Uriya mwanditsi w'Abaheburayo abandikira bariko basubira inyuma, bari babaye basubira nyuma. Cyangwa ikintu abasomera avuga ngo mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana. Birashoboka ko wagwa ukava mu buntu bw'Imana, ni ukuri. Biri mu biganza byawe, wabugumamo cyangwa wabuvamo, biri mu biganza byawe. Imana izakubaza. Ariko mu gihe cyose Satani yagukubise hasi, nongere kubwereke ngeke, ukagaruka ukabwira Yesu ngo narahemutse mbabarira, Satani ndakagushuka, uzizere ko Yesu yababariye ibyaha byawe byose n'intege nke zawe aracyazibabarira. Kandi igihe cyose uzamugarukira umusanga atiteye ku ntebe y'imbabazi, aracyiteguye kukubabarira iminsi yose. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Mwirinde nimukave mu buntu bw'Imana.
mwirinde nimukabe mu buntu bw'Imana. Tihagira icyo Satani azagushikisha ngo kigukure mu buntu bw'Imana. Simbabaza ngo ninde wabuvuyemo, oya ndumva nkeneye kubasengera, reka nsenge. Kandi winginga Imana aho wagiye ugira intege nke zose, ubwo Imana ngo ushoboze kugaruka ngume mu buntu bwawe neza. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye ibyiza byose wadukoreye, twanezerewe mu ndirimbo watunejeje, mwishimwe twumvise rya mushiki wacu ibyo wamukoreye twishimye, kandi turizera ko uzakomeza kumwereka no gukora n'ibindi kugira ngo Satani amware cyane. Tugushimiye n'ayo magambo yumvikanye watanze ngo tuyavuge, dushoboze kumenya ko twakijwe n'ubuntu, tugume muri ubwo buntu, uturinde kubuvamo. Sabye nizeye yuko aba bose bumvise amagambo ubashoboza kuyashyira mu bikorwa, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.